Iyihe mpamvu ishobora gutuma ujya ahantu wavayo abantu bagasigara bakuvuga? Iyi ni Tuzatabarwa TV, muri kumwe na Atanazi. Niba utarakora subscribe ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, ndagusaba kugira ngo ufate akanya gatoya, ni nko guhumbya, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho kandi bikugerereho ku gihe. Hari ibintu bigera kuri 4 bituma ushobora kujya ahantu wavayo abantu bagasigara bakuvuga kandi mu by'ukuri batakuvuga neza, ahubwo bakakuvuga bakunenga. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri ibyo bintu, hanyuma ugenzure urebe. Icya mbere, ari ukuntu umuntu asura abantu, gusura abantu, hanyuma wagerayo imyifatire yawe ikagaragara nabi imbere y'abantu, imbere y'abo wasuye cyangwa se n'abo hasanze. Hari ukuntu umuntu asura abantu, umuntu abasura, yahagera ukajya ubona aragira gutya, arararama akareba hejuru, akajya arangaguza areba hejuru, ukabona aragira atya rwose, akararama akareba akazengurutsa amaso mu gisenge, ukabona arazengurutsa amaso mu nzu hose, ndetse rwose akajya anagira atyo ukabona arakebuka hakaba n'igihe agira atyo ukabona arihengetse agize ngo ari kureba ahantu nko mu mfuruka runaka. Umuntu ukamwitegereza ukamureba, ese uyu muvandimwe iyi nzu ko atari iye, ngo yenda tuvuge yuko ari kugenzura ibyo azakora bikenewe, arimo arareba iki mu by'ukuri? Noneho hakaba igihe umuntu abikora gutyo, yenda ari no abasuye muri mu nzu, yenda ni inzu itaruzura neza akajya akebaguza gutyo, ukabona umuvandimwe aranemera akanihengeka akanunama rwose akagira atya akareba, ukibaze se uyu muntu inzu yanjye yayigaye ko ari ntoya, yayigaye se ko nta range ririho, yagaye igisenge se, uyu muntu arimo arareba iki mu by'ukuri? Iki kintu ntabwo ari cyiza, gituma abantu bagutekerezaho nabi, kandi iyo ugiye rwose burya basigara bakuvuga batari ko wabonye wa muntu ukuntu yitwarara, urumva ishusho ubahaye ko atari ishusho nziza rwose. Icya kabiri, ni uko utanga umugayo. Burya si byiza ko utanga umugayo. Nk'abantu dukwiriye kuba turi abantu banga umugayo, kandi kugira ngo wange umugayo bigusaba no kugira ibintu wihanganira, ukagira n'ibyo wigomwa. Wari ubikeneye rwose. Reka nguhe urugero kugira ngo uze kubyumva neza. Hari ukuntu umuntu ajya mu bukwe akagenda ashonje, cyangwa se yifitiye n'ubukene nta byo kurya kandi abantu bakubonaga nk'umusirimu. Wagerayo, mwagera kuri bife, ugatangira ugahera ku dishi ya mbere ugabura, ugapakira ya mbere, ukagera ku ya kabiri ugapakira, ukagera ku ya gatatu ugapakira, ukaza kugera ku ya 4 utakibona aho ushyira ibiryo kandi n'ibisigaye ubishaka. Hanyuma ukabona umuntu atangiye gufata ikirushe, atangiye gutsindagira ku isahani, agira atya atsindagira, abantu bari aho ngaho bari inyuma ye barategereje, barimo baramureba uko atsindagira. Aka kantu gatuma bari gucishamo, ntabwo ari akantu keza mu by'ukuri. Burya ni umugayo, kandi wakabaye wanga umugayo. Ukabona arakomeje, aragiye, aratsindagiye, ageze imbere, afashe n'ibindi ararundanyije, ugasanga ibiryo birazamutse bigeze hejuru, kugeza ubwo we agenda yisimbukuruza agira atya kugira ngo abashe kureba imbere, kubera ko ibiryo byabaye byinshi ku isahani. Ukabona umuntu mukuru, umuntu w'umugabo, umuntu w'umugore, umuntu wiyubashye, ukabona arimo aragenda isosi imumeneka ku ntoki, imumeneka ku ishati, ayifatamo, kubera yuko yabyujuje, aratsindagira, ibiryo bigeraho bibura aho bijya, ageraho nyine bimwe bigenda bimeneka, agenda abigaruza agafoke, ariko mu buryo ubona busuzuguritse mu by'ukuri, mu buryo butari bwiza. Uzi ko iki kintu burya isura uba uri guha abantu, isura yawe uba uri guha abantu ari isura mbi cyane. Burya iyo uragenda abantu bagasigara bakuvuga, bakongorerana, bishobora no kuba ikimenyetso kuri wowe rwose ku buryo abantu bashobora kuzaba bari ahantu mu gihe runaka barimo baganira,
bakugeraho umwe yakubwira undi yakuyoberwa, ikimenyetso kikaba cya kindi, akavuga ati wa mugabo ati wa wundi ariko ese uwuhe, ati wa wundi ugabura ibiryo byinshi mu bukwe, wa muntu wagabuye ibiryo byinshi mu bukwe bwa mama Shimwe, akuzuza isahane akuzuza isahane bikagenda bimumenekaho. Icyo kikaba ikimenyetso kubera yuko wabikoze. Umuvandimwe yabimubwira agahita kwibuka ati turavuga kanaka se. Iyo shusho ni mbi cyane, ntabwo wanze umugayo mu by'ukuri, uwo ni umugayo kandi wakabaye wanga umugayo. Iyo shusho ukuntu ari mbi. Icya gatatu ni uko uba uri kumwe n'umuntu mu muhanda muri kugendana, umuntu ukajya kumva umuntu aragushikanuje, arakuruye, ese kunkurura kunshikanuza, ati nyamara wowe imodoka irakugonga. None se irangonga gute? Ati igira hino. Kumva umuntu aragushikanuje ati igira hino, ati imodoka irakugonga kuki uri kugendera mu muhanda. Mu by'ukuri uyu muntu iyo ubikoze kabiri gatatu waratekereza akavuga ati se nuko tujyanye uyu munsi gusa, atekereza yuko ubusanzwe ubundi nyoborwa nande. Sarambona nk'umuntu ufite ubwenge bukeya, none se kuba ari kugenda ankurura uku nguku aratekereza ko ubundi kuba itarangonga nuko ntanyura mu muhanda, cyangwa se ubusanzwe ngenda mfite umuyobozi. Aka kantu ntabwo ari keza. Ni koko ushobora kubwira umuntu utigira hino ariko imodoka iraje itakugonga, ariko bibaye kabiri gatatu ukurura wigiza hino, mubwira uti nyamara wowe tutari kumwe imodoka yakugonga, uti nyamara wowe iyo tutaba hamwe ntiwari no kugera mu rugo. Urumva muhinduye nk'akana gatoya, kandi arimo aragutekereza akavuga ati se uyu muvandimwe bitebye, tujyanye uyu munsi none ahise abona ko ari we muyobozi wanjye w'ibihe byose utuma imodoka zitangonga. Ako kantu nako iyo utagakoze neza gashobora gutuma umuntu ari gucishamo. Ikindi cya nyuma ni ukuba iki kirareba abantu bataba mu bipangu. Ni umwihariko abantu baba yenda cyangwa se baba mu gipangu ariko bakaba bahahurira ari abantu benshi bahurira ahantu hamwe. Hari ukuntu ugera ahantu ugasanga ni abantu batekera ahantu hamwe, ni abantu mu gihe cyo guteka umwe atereka imbabura aha undi agatereka ahangaha, noneho umuvandimwe akagira atya akaza wacanye ngo aje kurahura. Kandi aje kurahura kuki? Ku mbabura. Umuvandimwe akiriho Pasiteri Theogene niwe wabivuzeho, aravuga ati uwo muntu nawe aba ari ikigeragezo. Umuntu akazana imbabura akaza ngo aje kurahura, ngo ni we wafatishije imbabura bwa mbere, yahagera agafata ikara rya mbere agashyiraho ngo ari kurahura, agafata ikara rya kabiri agashyiraho ngo ari kurahura. Inshuti yanjye, iki kintu ntabwo ari cyiza pe. Uzi yuko burya ushobora kuba uri gukuraho ikara rya mbere waritwara ukaritwarana n'umutima w'umuvandimwe. Hari aho ushobora kujya rwose wagira gutya warahura, wakuraho ikara umutima w'umuvandimwe ugasimbuka, wakuraho irya kabiri umutima ugasimbuka, kubera ko azi neza yuko niyo makara ya mbere na nyuma afite. Hari n'igihe aba ari kuvuga ati sindi bubone ntari bubihishe. Wowe uturukanye imbabura hariya uraje ngo uje kurahura, umubereye ikigeragezo gikomeye. Wamubwiye akagutiza ikibiriti, mubwira agutize agushakire n'akantu ko gufatisha, ariko amakara ye rwose yamurekere, kubera yuko amakara arahenze, amakara aramuhenze. Ubwo buryo bwo kurahura ntabwo bugezweho. Ibyo ni ibintu byepfo ngiyo mu giturage hahandi bacana inkwi, kandi kuko bo hari igihe kigera nyine bikaba ngombwa yuko n'amakara bayagabanya abaye menshi bakayigezayo. Aho ngaho rwose kurahura aho ngaho ntacyo bitwaye, ariko umuntu ucanye ku mbabura ukaza kurahura rwose uramuremereje. Nuramuka ukuyemo ikara rimwe ukuramo abiri ugakuramo atatu, ejo nabona uje azaterura imbabura ajye gucanira mu nzu, agenda atekere mu nzu, kandi rwose uraba umubereye umutwaro ukomeye cyane. Uba umubereye umutwaro ukomeye cyane rwose. Ashobora no kujya acana ari uko abona wabanje gucana kugira ngo arebe yuko yagukwepa. Ibi bintu rero kugenda ubikora mu by'ukuri
abantu niko bagenda bari gucishamo, burya iyo uvuyeyo basigara bakuvuga kandi bakakuvuga bari kukunenga, ntabwo ari byiza rero. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka.